usinzwe tutaganiriza. Nkeneye kumva rwose ibintu bitumye nkangura ya Rubika uzi n'ukuntu wandaje kwijoro ndeba kujisho ngo utabura umwuka. Kanguka bwakeye rwose. Ntariraye. Urumva iki mu mazuru yawe? Ndumva amasogisi. So mu bavu se wamenyereje. Baba we. Cyarukwe. Ariko ukuntu inzoga zaraye mu mubiri. Sinukira umuntu utanyoye. Baba we. Ariko kanwa karaye gahaze kamera rero. Uwo murazi sura urumva udafatika. Igitangaza koko. Urase kandi ureba hirya. Ubwo se ndakubwira utandeba wumva. Kuko ndumva ariko kuko ibyo uvuga. Uringaze ko mbona ariyo yerekeza amatwi aho ishaka. Inibikira. Ishinga yanjye se ntiyamahiye ukina. Araye nyishyize iruhande rwanjye ubundi mu kabari ndategeka. Ye. Nabaye hose. Urikopesha cyarukwe. None. Wikopesheje. None. Ni potomoni yanjye kandi irajyaye. Irajyaye do. Wagurije n'amafaranga urayanywera. Ubwo uzishyura iki ko ari gikonde? Ato. Ntihadapfa wishyura hazapfa wishyuza. Ariko mwana. Cyangwa uzayishyura se wowe waneje cyakumbwira amarwa utenze. Cyarukwe tosara hari ko adakoma bazwaje. Avuye ahangaha ajya kwishyuza umuntu ngo umubereyemo amafaranga. Washaka kumufatirana ataragira aho ajya wo karamawe. Ntumbaze simbi. Yaraye hano se? Aha yaharaye rwose. Kuki sumbaza utyo hari ahandi uzi yateganyaga kurara? Birambaje kuba nta musanze rwose. Nari mufitiye ijambo rikomeye. Ijambo rikomeye. Ni ikintu utambwira ngo ndebe niba ntacyo nakumarira. Ndeka. Nako nta nicyo nabiguhishira. Ejo nsanze mu kabari turasangira. None se ni wowe waraye umwinitse kuriya akaza rutava mu kanwa. None se nasegereye nyine ko nawe yamenagamo. Umugabo wanjye nawe ntajya bura imigozi muhambira. Wa mafaranga se yakuye he kandi ko yari yavuye ahangaha nta kukameza. Ngo yakwikopesheje se. Ko yajyaga avuga ko bamukopa sahize se yabishoboje iki none? Uransekeje. Hari umuntu wajya akora kumukopa se mwaraye mwenzera. Ese igitoki wagishoboye wenyine ho gacwawe? Uti ngo wo karama wese none se ijambo washakaga kumubwira rikomeye niriye caca. Nuko twari tuvanye mu kabari ndi umugabo uje kumufasha kwenga. Kuko nabona agatemba. Nagera mu nzira nkamubura. Uramubura? Ubwo nyine yagiye kwihugika ku gahuru. Nanjye mba ngenda gato mutwaje inshinge yari afite. Miru na nyoni sinongeye kumubona rwose. Ye baba we wongeye kuzana umugara w'imbyiro cyarukwe. Yegera hino ndebe. Avese utankora ko cyubona imbyiro ntubona icyaka. Si cyaka cyawe kidashira ariko mana. Kwaho bukera ubanza imizinga izakuvamo imyibano cyarukwe. Ngo emeke? Imyibano. Ndabitsinda se ko nawe ubwawe umaze gusumbwa n'inyota. Ko nawe utari toto mu kunywa mugenzi wanjye wampaye amahoro. Yewe ngeze hawe ho napfa. Ibindekero ngize uko zinyobwa. Ariko se ubwo koko nibura ntiwaguma mu rugero wari usanganywe aho kuziteza ibibazo nanjye utandetse. Icyo utazi ni icyakangira bazubaye. Icyo mfa nawe ni kimwe. Nuko ukina mu bintu bikomeye. Ibikomeye biheze. Umuntu ugeze aho ubeshya ngo ugiye kwenga. Ubuse ko biguteranyije n'inshuti bikaba bigiye no kugusibira amayira. Bizagenda bite? Byose kandi byo ni ibiki. Warahira kutabeshye cacana ukamuguza amafaranga. Umubeshya ngo urataze. Do nukuri ndakaroga rwanzana wampaye amasogisi. Na amasogisi nyine. Yewe uro kwirahira waguhaye amasogisi koko. Hako umuntu wicara agahimba ikintu nk'icyo ntabarwaye koko. Ese ko numva wiha kubihakana wowe ubwawe ntiwaje ubyigamba. Ntabwo abyigamba. Cyarugwito nge nta muntu njya nguza rwose. Iyo mfite icyakanegera inshuti zikansengerera. Abakubwa ibyo rwose bakubeshye. Nakazi kawe. Ura gushaka amafaranga y'abandi ngo babeshye. Yewe. Yaba yari wowe ubeshya cyarukwe. Kandi untera umujinya ndivu.
biranize bazubage Yego, mana ya- tabara ihangane reka nkuzanire amazi wakanyago wenda byamanuka. upfe gushyira muri ka gacuma nazanyemo urwagwa mpfe kumva ako gahumuro. Agacuma se ko sinzi yo kandi ndabona ntazi yo wagashyize. Uko ntako ndeba se biragenda bite? urebe harya hepfo ye hamwe hagana mu mirambizo. Reka ndabona nakiburiye da. Nyamuneka tabara. Reka nkushyirire mu ruha agacuma ntako nabonye rwose. Kaba gashaka nyuma. Manguka ye ndumva umwuka wenda. Ye baba tata. Merana. Akira gotomera. Ariko umene umire duke. Nako sukubizi njyanywa amazi adafite agahumuro kurwegesi y'abazubage. Nkaye mapfe gusoma. Aha ariko hari umuntu kwisukunda urwagwa nkawe koko. Izo nzoga waziritsika. Wari upfuye wakwira. Nari mpfuye. Ariko Mpfuye pe. n'amafuvu kandi anigana kubi. Nubwo binigana ariko biraryoshye pe. Biraryoshye. Iryo jwi ubone cacana ye. Ayiwe. Wose cacana? Yabawe. Niba ariwe ntumubwire ko mari. Urumva? Umubwire ko utazi aho nagiye. Ariko ngo ngende. Umubwire ko ntahari. Ntabwo mpari. Ariko bazo netwongera kwenda ibitoki nzakureba uko tuzabigenza. Ku buryo rwose inyota itazongera kutwica. Ngo tuzabigenza dute se? Ni ukujya dufata imetezi tukazishyira mu tweso tubiri hanyuma bikagenda bite? Simwe nyine zikabisa bavumbye izindi tukazishyira munsi y'urutara ku buryo ari twe tuzajya tuzimaho twembi. Tukazishyira munsi y'urutara turaraho? Ubwo se warana n'imbetezi koko ntura mu cyo wasinze cyarukwe. Ariko ese kubona tuzishyira ahagaragara zose bukira zashogoroye. Yewe uzabikora uko byumva. Rwose naraye mbitekerejeho sanga yaba ari gahunda nziza rwose. Umuntu yajya ava guhinga nk'uko rwose akabobeza umuhogo da. Ibintu utekereza rwose biba bisekeje. Nikoye. Abundi se. Ariko nibagiwe kukubaza nyine cyarukwe. Ejo ko wavuye mu rugo uvuga ko ugiye gushaka uwo waguza ukishyura cacana wamubona wamubura imeze bite? Yewe wahora n'iki ko nakamye ikimasa. Ahubwo naraye ntekereje nti wagurisha ya rusake nkakira umuturanyi. Iki? Kugurisha rusake. Cyarukwe iryo risubiza aho rivanye urabyumvise? Ngo goresha rusake uramenya utanibeshya. None se koko nzajya nkumeza mwisha neza zaba yaye. Byose atari wowe wabiteye. Wajyaga kubeshyira iki? Arega nanjye sinjye n'icyaka. Nakazi kawe kandi urabizi bazo tuyigurishije nakwishyura tukanasaguramo make rwose tukagura n'isabuni kugira ngo nzabashe gukaraba dore cyumva kigiye gushira. Ubwo rero ngo bagireko ubundi se wanga gukaraba kuko wabuze amasabuni. Ariko wabonye ko muri no minsi rwose ntako mba nagize. Wabonye ko nsigaye nkaraba passport se? Passport yose ni nkukara. Ugira yawe ariko burya kutiga biragatsindwa. Gukaraba passport no gukaraba igice cyo hejuru gusa. Urenda ukaraba igice cyo hejuru gusa se wabuze iki? Wagiye ukaraba ukavanamo imyenda ukoga umubiri wose. Kuko cyarukwe akuramo imyenda ariko amara nasho. None se ubwo nakaraba umubiri wose gute kuko burya amazi atagira kumano. Ikibazo cy'uburwayi sengera kuko bazu. Uburwayi buhe ufite ubuhe burwayi uretse gutinya amazi. Ariko cyarukwe ariko ubu ngubu ngo nzagumana nawe gutya cyarukwe.